Iyo ubyutse mu gitondo ugasanga inka bayibye dore ukuntu bikora, iyo nka igahita igaruka mu buryo bwihuse. Uragenda ugafata intorezo ukaza ukinjira mu kiraro, iyo ntorezo ugahita uyikubita ha hantu inka yaneye. Ni ukuvuga ngo iyo ntorezo ukimara kuyikubita muri ya mase inka yasize ineye, uhita uvuga uti wa nka we ndakuzinze none aha ngaha. Aho ugeze hose uhagarare aho ngaho. Ntiwemerewe kuribwa, ntiwemerewe no kugurishwa, uhagarare aho ugeze. Iyo ntorezo rero ukimara kuyikubita muri ayo mase, uragenda ugashaka imiti, ukaza ukayinyanyagiza hejuru y'iyo ntorezo wakubise ku mase, noneho n'iyo miti ukayinyanyagiza aho ngaho mu mase. Uragenda ugashaka umuti bita umukubashengero, ugashaka umuti bita umuhezayo, ugashaka umuti bita umuhengeri, ugashaka umuti bita urugarura, ugashaka umuti bita igifashi, ugashaka umuti bita umufatangwe, ugashaka umuti bita umukubagwa, ugashaka undi muti bita umwanira, ugashaka undi muti bita umumara, ugashaka undi muti bita umumenamabuye, ugashaka undi muti bita umucaca, ugashaka n'undi muti bita umucasuka, ugashaka n'undi muti bita umugendajuru. Iyo miti yombi uraza ukayifata ukayinyanyagiza ha hantu wakubise intorezo muri ya mase, ubundi ureba amase inka ineye vuba, niyo uza ugahita ukubitamo intorero, ugahita uvuga uti njyewe Kalisa Jean Claude mwene Gahigi Jean Baptiste, wa nka we ndakuzinze. Aho ugeze hose uhagarara aho ngaho, ntugurishwe, nturibwe, aho ugeze uhagarara aho ngaho. Iyo ntorezo rero ukimara kuyikubita kuri ayo mase mashyashya inka yasize ineye, uhita ufata ya miti ukayinyanyagiza hejuru y'amase no kuri ya ntorezo wakubisemo. Ubundi ukimara kubikora gutyo, inka iyo iri hafi urayumva, baranaguhamagara ati hari inka yananiwe kugenda iri aha n'aha ngaha, noneho inka ukagenda ukayitora, cyangwa se ukaba washakishiriza hafi aho ngaho muri ibyo bice, kuko iyo uhise ushakishiriza hafi muri ibyo bice uhita uyibona. Ni ibintu byoroshye rero, kuko mu miti tugira imiti igarura ibyibwe, tukagira n'imiti wakoresha ikintu cyawe bagitwaye kikagaruka, kuko imiti igarura ibyibwe niyo twibandaho cyane, bitewe ko n'abajura bagiye bakora ibintu byo kwangiza ibintu by'abandi, ariko iyo twabikoze bihita bigaruka ako kanya. Tukaba rero tunagira n'izindi ndwara nyinshi tuvura abasazi birukanka ku gasozi, tuvura n'indwara ziterwa na nyabingi, cyangwa se abantu baterekeraga kera bikaba byarabakukiyemo, bakaba barabaye nk'abasazi, cyangwa bamwe barabaye nk'abadebire, tubaha imiti ako kanya bagahita bakira. Tugira rero n'imiti igiye itandukanye, tugira nk'umuti wo gutera akabariro ku mugabo, akaba yatera nk'akabariro igihe kirekire cyangwa nk'iminota myinshi. Tukanavura n'abantu bagiye bikinisha, bagize ingaruka zo kwikinisha. Tuvura n'abandi bantu rero bafite ikibazo cyo kuba barabuze urubyaro, wenda byaratewe n'indwara zo mu mubiri, cyangwa se byaratewe n'ikindi kibazo runaka. Hari igihe abantu babura urubyaro byaratewe n'amarozi, cyangwa se byaratewe n'uburwayi bwo mu mubiri, bugatuma urubyaro rubura. Hari rero n'abandi bantu bagira ikibazo cy'ubugumba, ubugumba cyangwa indwara z'ubufatire, cyangwa se nko ku muntu bafatiriye, ni umugabo baba baragiye bakamuzirika nk'ahantu, yajya gutera akabariro ahandi bikanga, ariko yajya kugatera ku mugore bigakunda. Tugira rero n'imiti ivura ubugumba n'uburemba, tukavura abantu bikinishije, tukabaha n'umuti uvura za ngaruka ziterwa no kwikinisha. Dutanga rero n'umuti w'amavangingo, n'umuti wo guca imyeyo, dutanga imiti myinshi cyane igiye itandukanye, tugarura n'ibyibwe ku bantu bibye nko mu nzu, cyangwa se bakabatwara n'ibyabo. Noneho rero tunatanga n'igihano ku bajura, no ku barozi, no ku bacuraguzi, kuko turanashika tukamenya umujura. Tutanga umuti ku bantu bashaka kureka itabi n'inzoga, tubaha umuti itabi n'inzoga bakazihurwa. Tugira n'indi miti rero igiye itandukanye, kuko tugira n'umuti
ukoresha mu bijyanye n'ubucuruzi, umuti w'urukundo ku bakobwa n'abahungu, umuti ugarura umugore wahukanye, umuti ugarura umugabo wahukanye, tugira n'umuti ukoresha akazi n'imikorere bikagenda neza, kubera ko ibintu by'inyatsi, inyatsi z'indogano nazo tuzivura zigahita zikira. Noneho rero tugira n'imiti igiye itandukanye, yaba ari umuti ushaka ujyanye n'uburwayi bw'umubiri, igifu, umwijima, impyiko, abantu bafite ikibazo bya kanseri, yaba iyo ku ruhu, iyo mu mubiri imbere, abantu barwaye diyabete, abantu barwaye za ndwara zikomeye cyane, yaba indwara z'ubufatira mu myanya y'ubuhumekero, za asima n'izindi, indwara z'umubiri, indwara z'uruhu. Ni ukuvuga ngo izo ndwara zose, yaba ari indwara zo mu gitsina, amanfegesiyo, izo ndwara zose turazivura kandi mu gihe gitoya zikaba zirakize. Rero tugira n'ikindi kibazo, ugira n'ikindi kibazo, dukorana n'umusaza uba uhari. Uwo musaza rero akorera hano Ngaruye. Ngaruye inka nta gasantere akoreramo, uraza nawe tukabwira uwo musaza akagufasha, kubera ko uwo musaza waranashika nk'umurujura yaba yakwibye akamushika akamukwereka, nk'umwanzi wawe waguhemukiye akamushika akamukwereka, nk'umurozi wakurogeye nawe akamushika akamukwereka, n'umucuraguzi ukubuza amahoro, uriya ucuragura iwawe mu rugo nawe akamushika akamukwereka. Aragufasha cyane, kubera ko muri iyi minsi yatanze na poromosiyo, ushaka nk'umuti cyangwa se ushaka kugira ngo agufashe, kubera ko agira imiti myinshi cyane igiye itandukanye, kuko avura n'indwara nyinshi z'amarozi, harimo amarozi y'amahuherano, amarozi y'amategano, amarozi y'amaryano n'amoko yose, kuko we afite ubuvuzi buri hejuru kandi wanagufasha mu buryo bworoshye. Habaye rero ari nk'umuti ushaka, cyangwa se ushaka kugira ngo azakugarurire nk'ibyawe wabuze, cyangwa se nk'abantu bakwambuye ugira ngo bakwishyure, cyangwa se ufite nk'ikindi kibazo wenda wamubaza, uwo musaza rero yabigufashamo, akaba yaguha nk'umuti w'ubucuruzi, abakiriya bakiyongera bakaba benshi, amafaranga akaboneka, akaguha n'umuti w'urukundo, yaba ku ruhare rw'abadamu cyangwa se n'abakobwa, n'umuti w'ubucuruzi ku bagabo. Mbese ni ukuvuga ngo agira n'umuti w'urukundo, umuti ukoresha ugiye nko kurambagiza, niba abakobwa bakubenga. Agira n'umuti rero usubiza ubusugi ku bakobwa. Hari igihe umukobwa aba agiye gukoresha ubukwe yaratakaje ubusugi, amuha umuti akoresha ku buryo bigenda neza. Rero anasubiza n'uburwayi ku muntu wabumuteje. Aziho no gukora taransiferi y'uburwayi, wenda waba umuntu yarakuroze nk'amarozi, wenda dufate nk'amarozi y'amategano, akayavura agasubira kwa nyirayo, cyangwa se ayo marozi y'amategano akaba yayohereza nko mu itungo, cyangwa se akayohereza nko mu kintu runaka. Ni umuhanga cyane rero uyu musaza, kuko azi kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Mu kanya ngiye kubaha nimero ze. Rero hari byinshi cyane rero yagufashamo ku bantu bafite ibibazo byananiranye, babandi bajya kwivuza hanze, bajya kwivuza mu Burayi, bajya kwivuza hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Bariya bantu uyu musaza abakoraho, akabaha umuti, bagahita bakira ako kanya. Hari nimero rero uyu musaza wamushakaho. Uyu musaza Rwakagango, waturutse hano, waturutse mu Gishaka, waturutse ari Ikibungo mu Gishaka, ubu akaba ari hano mu mujyi wa Kigali, akaba ari hano Ngaruye. Uwo musaza rero akaba ari hano mu gasantere ka Gisozi bita Ngaruye inka. Uwo musaza rero ushaka kugira ngo agufashe, hari nimero wamuhamagaraho agahita kwitaba. Hari nimero ya 0722 32 074 28. Uwo musaza wamuhamagara kuri 0722 32 074 Indi nimero uyu musaza akoresha ni iya 0798 86 92 95 06. 0798 86 92 95. Reka nyisubiremo rimwe: 0798 86 92 95. Rero uwo mugabo wamuhamagara akagufasha. Wenda nanjye ushaka ko mbikuyoboramo, nkaba nakurangira ahantu akorera, wenda
nanjye wenda ushaka ko nakuyobora, nahita wampamagara kuri iyi nimero, wamuhamagara kuri iyi nimero ya 0739811428. Iyi nimero rero nayo ushobora kuyiduhamagaraho, cyangwa se ukaba wampamagara kuri iyi ngiyi ya 0728233438. Kanyisubiremo 0728233438, kuko uwo musaza turakorana, nakujyanayo akagufasha kandi serivisi yawe ikagenda neza, buri icyo ukoze cyose kigasubira ku murongo. Ese baraguteje inyatsi zikuvaho, baraguteje amagini akuvaho, barakurogeye akwereka uwakurogeye, ufite ibibazo bijyanye n'uburwayi se, cyangwa se ibijyanye n'imikorere mu kazi, urashaka kuzamurwa mu ntera, mu kazi barakwirukanye urashaka ko bakugarura, aguha umuti ukoresha bakakugarura mu kazi, cyangwa se niba ufite ibibazo bijyanye n'imiryango, niba hari abantu bakwambuye aguha umuti ugarura ibintu bagutwaye. Uyu musaza rero azwiho kuba yatanga n'igihano ku banzi. Hari igihe abantu baba baraguhemukiye, barakurogeye, barakwiciye amatungo, barakuriye utwawe, abaguhera igihano ku buryo nta muntu wongera kugutwara ibyawe. Rero ikindi uyu musaza akora, aguha n'umuti, cyane cyane mu bintu bijyanye na bizinesi, ku bantu bafite nka bizinesi y'ubucuruzi bashaka ko yihuta vuba vuba, aguha umuti rwose ukurura abakiriya mu buryo bwihuse, kandi noneho agufasha no mu gutera imbere mu bijyanye n'imikorere n'akazi bikagenda neza. Wamuvugisha rero, ni muzehe guturuka i Kibungo hari Igishaka, ahita abigufashamo.